Okay, poly time. Yeah man, for real. Biza user Biza Jackson Minister. Episode 19 anamika Kirimbuzi Nation kuri wayishatu akadomo kwipero akadomo com. Okay, buretse umwe bano barabanye mu myaka ya hambere. Afite 85 Mwanjye mfite 43 ndacyari muto. Ibintu ngibi nabiguranye. Episode 19 itangire. Positive vibe gusa sibyo? Ubwiza Steel and Art Space company yaje ari igisubizo ku banyarwanda ku bikoresho byo mu nzu. Ubwiza Steel and Art Space bafite ibikoresho byo mu nzu birimo intebe, ameza, utubati, garderobe, ibitanda, amadirishya n'inzugi. Ubwiza Steel and Art Space bafite kandi ibishushanyo byo mu nzu n'amatabla afite ubwiza butangaje. Bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose. Ku bindi bisobanuro wabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo Instagram, Facebook, TikTok na WhatsApp. Wabandikira cyangwa ukabahamagara kuri nimero yabo 078 24 39 082. Ubwiza Steel and Art Space twishimiye kubakira mu muryango mugari w'abasirimu ku isi hose. Right, episode ikurikira nitwa Yaman for real ni Matel Director Senatel. Nitwa Ministre Yaman. Utangiye episode ikurikira mwese mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hakuno. जी आंटी. Yego auntie. अच्छा. Yego. जी. Yego. जय श्रीनाथ. Bye. मम्मी. Mama ngwino hano. मुबारक हो मम्मी. Kibazo ki? Mama felicitation. Proposal yarani iremewe. Yam. Waba umuhungu baramwemeye. Rani. तेरा रिश्ता पक्का हुआ. Proposal yawe iremewe. Vayo. Mu Buhinde kubona umugabo ni ikintu gikomeye. Noneho kumubona ni kimwe no kugira ngo iwabo bakwemere ni ikindi. Noneho nk'abantu nk'aba batifashije cyane. Umukobwa wabo kumwemera kiba ari ikintu kigitangaza. Rebye muzehe nawe bagiye kugira ngo bamuhereze yasinziriye kera. Mama ndaza kumuha. Bahise anamika nje wumva nitwa Yaman. Nitwa Biza user. Iyi Kirimbuzi Nation mu majwi n'amashusho meza. Papa. Hello. Mumita karo. Hano rwose hari ibiryohereye. Ubwo ni biswi, amandazi, keke n'ibindi nk'ibyo. Ariko mu Buhinde kwa aba abantu benshi ni igihugu kinini kibamo abantu benshi usanga baragiye bafite n'ibintu byinshi. Usanga hano mwebwe mugira ibijumba ugasanga bo bagira nk'amoko nk'igihumbi y'ibijumba. Iby'umutuku, iby'umuhondo, iby'umweru ni byinshi. Ibaze niba twebwe tugira amoko birenga. Urwo ni urugero. Ariko nanone mu miryango yombi barakishima. Bana babo rwose bagiye gushyingiranywa no binigiye cyo kwishima. Hanyuma wowe Kiritada rero ngo ni Kiritada. Hello. Asama wa mugore we. Asama. Aramutamiga adabishaka babahanganye. Rebe. Miryango yombi ku mpande zombi barishimye. Nuguserebura ni celebration. Kuriya umubyeyi yabyara umwana ndetse umwana agakura umubyeyi akishimira kubona umwana nawe umuntu mukuru agera ikirenge mu cy'umubyeyi. Umubyeyi yarakuze agashaka akabyara bagira ngo nawe aba ariko bigenda. Ntabwo abakeneye kujya kuri za social media ngo usazireyo. Gusazira ku mbuga nkoranyambaga wanze gushaka umugabo wowe. Navugaga mu Buhinde. Sasa kuno ngo yaje yivovota. अभी निकालती हूँ उनका गुड़दान. Rebe. Yari hano. Hello. Bose Lani aramwandikira.
rebe burase irongera guye हाँ बहन wamaze guteka ibya nimugoroba सभी anti ndaje mbikore kirimbuzi wabonye imvura irongera guye ने कहा था घर पहुंच के जवाब पता चल जाएगा लेकिन अभी तक कोई जवाब wavuze ko ndibuze kwakira igisubizo cyawe नहीं मिला ariko nago ndakira igisubizo yakira igisubizo cyo mu rugo ariko nagarakira igisubizo giturutse ku musore rebe yabitekereza umukobwa musubiza iki मम्मी ने फोन किया तो था mama yahamagaye rebe iki ni igisubizo bamubwira niba yamwemeye ko ejo barahuye जवाब था ariko igisubizo yatanze ahamagara cyari igisubizo cye हमारा जवाब yewe igisubizo cyawe kirihe kutansubiza इसका तो जवाब देना बनता है ngomba kumusubiza rebe इतना क्या टाइप कर रहा है kubera icyo ari gutinda yandika nguyu n'amayinite agiye kumushirana na data zigiye gushira पहले दिन से ही पसंद है agakomeza kwandika rwose aratinda kandi ntago azi ko umukobwa data zigiye gushira sike रिचार्ज खत्म arashize amayinite data zishizeho वाह rebe ये अच्छा है ariko byiza सही टाइम पे सुनते हो तुम श्रीनाथ जी अरे yarasubije डिलीवर नहीं हो message ntago igezeyo रानी के फोन का डाटा रिचार्ज iza naho amayinite amushiranye muri telefoni cyangwa se data wavuga amayinite wavuga data wavuga bando wavuga अमर जल्दी से तैयार हो जा mwana wanjye itegure vuba Kuch ibintu byose bimeze neza anko आना है क्या जाना नहीं है जाना है और कहाँ जाना है बताऊंगा ना खुशी से उछल पड़ेगा अरे क्या नाम है उस लड़की का harya yitwa nde rani घर जाना है रानी के tugiye kujya iwabo wa rani हाँ आया आया अभी आया yego ndaje bagiye kujya iwabo wa rani umusore nitegure मोटा पप्पा रानी के घर anko uravuze ngo iwabo wa rani kubera iki tujyayo जा और उसे उसकी कुंडली मांग के ले आ bajya iwabo wa rani babanze bamenye ubundi ni muntu ki yavutse ate azaba iki ibintu nk'ibyo सब ठीक तो है ना uzi ibintu byose bimeze neza की हुई है मुहूर्त निकालने के लिए कुंडली चाहिए कि नहीं हाँ जा जा ibya bindi mujya mwumva bavuga ngo zodiac signs umuntu yavutse aya masaha aya n'aya igihe iki n'iki mu kwezi uku n'uku hagendewe kuri ibyo ngibyo rero azaba iki azaba umukire azagira ibintu nk'ibyo चाहिए थे बस 1500 bose nkeneye amafaranga 1700 1,500 cyangwa 1,700 रुपए वो रानी के लिए ना कुछ लेना है rwose hari ibyo nshaka kugurira rani हाँ ugoze वो कभी मना किया है क्या nta na rimwe njya nkwakanira mwana we 1,500 cyangwa se 700 rebe bataraya mu nda arasakuza kiritida खमन ढोकला he ज्यादा nabikubwiye inshuro nyinshi नहीं खाने का मुझे लगता है मुझे एसिडिटी हो गई है rwose ndakeka nagize ikibazo mu nda मोटा पप्पा हाँ papa ऐसे amafaranga wari ugiye kuma reka nyaguhe rimwe kabiri gatatu kane अभी नहीं है तो बाद में दे दो है ना भाई और राजा को पैसों के लिए मना कर सकते bita amafaranga kandi ntabwo twakanira jango tumwe mu mafaranga हैं क्या नहीं कितना हुआ था 8 8 बोले ना आप अभी 9 10 8 10 हो गए 17 हो गए थैंक यू मोटा muhereza 7 urakoze anko संभाल के लेके जाना हाँ rebe देखा लड़की का ariko amafaranga bamuhaye ntabwo bamuhaye babishaka तय हुई है और पैसे